mwibuke neza ko ari mwebwe muvuye mu bihome kandi mwafunzwe muzi ko bafungwa muzi n'ibihome mwabimutanzemo. Now you every day celebrate mugafungura amashampanye mukajya hariya mugaselebratinga. Remember ko ari mwebwe mubanje mu gihome mwabanje mu gihome mugaselebratinga. Jihad ari mu gihome nk'abandi bose kandi azavayo. Nawe ntabwo arwanya n'igihugu. Mwibuke ko neza Jihad akorera igihugu. Mwibuke neza ko dufite amavideo ye hariya afasha abanyarwanda. Mwibuke neza ko Jihad ari hariya buri munsi mu cyunama haguruka agahumuriza imitima y'abanyarwanda. Mubyibuke ibyo byose, mwibuke ko Jihad nibura tumuziho history yo gukorera igihugu. Ntabwo Jihad ibyo yakoze ari byo kumwicira cyangwa byo kumutwara amageragere kujya guherayo. Niyo mpamvu ngiye naravuze ni hehe ahangaho umuntu yajya, ni hehe umuntu yasabira ubufasha uyu mugabo. Ntabwo kwari kuza kuri social media guturagurika kandi ibirego birimo hari. Niyo mwavuga mukagira mu 20 hano mukatendinga ama live yanyu akajya mu 20, ntabwo bivana ikirego muri RIB. Thank you kuma hagati mariko nanje nzaguha Christmas. Merci beaucoup my love. Umvikino nababwiraga rero mwabantu mwe n'abakunzi ba Jihad muri ahangaha. Hari ukuntu mwebwe muzamura amaranga mutima. Akababwira ikintu kimwe. Jewe ntabwo Jihad simugira shyashya. Turi kumwe? Ariko mumbwira amagambo Jihad yakoresheje. Siko bimeze? Arenze aya Bosco uyu nguyu uvuye ahangaha yakoresheje. That's crazy. God fam. Icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki. Ntabwo jewe Jihad icyo mvuga ni kimwe. Siko bimeze? Jihad kushumika abantu akabagurukana. Turi kumwe? Jihad yarabahagaga kabandi bose. Turi kumwe? Nkavuga ngo niba baraperereje ngiye niko ngenda, ntabwo ngira amaranga mutima nkamwe. Niba sanga hari amakosa yakoze, hari bibigize ibyaha, cyese niba hano dufite abantu bameze nka niyo Bosco nako nka Bosco uyu nguyu Empire basuzugura inzego bavuga ko inzego zidakora, dufite abayobozi babi. Ariko niba mwemera ko ubutabera bwacu bukora, mukaba mwemera ko ubutabera butangwa, ni izina ry'Imana Jihad ararekurwa. Absolutely. Niba sanga hari bitamuhama tugende gatoya, kandi nabwo niba sanga hari bimuhama, turi kumwe, bagasanga hari ibyaha yakoze, ni ikitegeko ribereyeho, agende bamukande. Ibi ngibi nibyo bivuga, ntimukumve ko iyo bivuze gutya muravuga ati oya ibi nibyo navuze kuri Titi Brown. Titi Brown niba mubyibuka nuko abantu mutajya mumenyera ko amaranga mutima bitewe n'abantu banyu baba bafunzwe. Narababwiye ngo Titi Brown kuri Twitter ndavuga ngo Titi Brown mureke itegeko rikora akazi karyo. Tuvugiye ko kufungwa imyaka 2 isimbura iminsi 30 ari myinshi, ariko bitewe na pending nuko Titi Brown ari cyamamare azwi, ariko hari abandi benshi barengeje n'imyaka 2 bitewe n'imanza uko zikererezwa tuvuye mu bihe bya Covid. Muri kunyumva? Turavuga ati ariko rero badufasha ko public figure ataza kuba urugero rugaragara ko imanza zitinda. Nidusanga arengana Titi Brown tuzongera tumwubake. Nidusanga icyaha kimufata inzego ubutabera bugasanga icyaha kimuhama afungwe. Ubwo hari haje kampani ya Free Brown kuba kumugira free no kwihutisha urubanza rukabona ngo rukava muri pending ibya bintu bitandukanye. Iyo uvuze ngo Free Brown ni ko kugaragaza ko arengana yafungiwe ubusa. Bidatse kubyumvikana. Hanyuma akimara gufungurwa, ndashaka kubabaza mwa bantu mwe, akimara gufungurwa Titi Brown inkuru ya mbere yakiriye nuko umuntu bita Godfather yamubambaga atigeze akoresha platform kugira ngo amugire free. Dekati ni inshuti yanjye. Dekati yari muri campaign ya Free Brown na challenge nshinze Dekati ndamubwira ngo ndavuga ngo Titi Brown tureke itegeko rikora akazi karyo. Titi Brown afunguwe nije muntu wakoze campaign yo kumushakira amafaranga musubiza mu buzima busanzwe, habonetse hafi miliyoni enye batare 5. Turi kumwe? So mwebwe rero ko mukoresha amaranga mutima bitewe n'ubushuti bw'abantu bwanyu. Ngiye amaranga mutima ntabwo njya ku itegeko. So Jihad ibintu byose byamuvugwaho, abantu bose bamubambaho, itegeko nirisanga Jihad nta kimuhama bazamurekura ndabizi. Nibasanga hari ibyaha byinshi kuko ibyaha byinshi ngewe Jihad bamureze. Ni imboneza mu bantu. Twumvikane. Ni imboneza mu bantu bazabasaba kuganira. Impamvu ibingibi bijya ya mpano bikiri mu iperereza nikitamuhana, ibindi byose uzasanga babade Keza nabibwiye Keza hano. Bakeza bazabahamagara bagiye kubaganiriza na Jihad, baganire Jihad atahe. Ibyaha byakozwe nta byinshi, itegeko byinshi muri byo n'izina ry'Imana uzasanga bakeza banga bagirwana na Jihad.
turi kumwe kandi ntabwo Keza nzi ko atazemera kuganira na Jihad n'uyu munsi Keza ndabizi ko ari down kuganira na Jihad abandi bagiye bakura urimo kunyumva abandi bagiye bakuramo ibirego byabo ndabazi benshi cyane kandi abantu bose nasabye gukuramo ibirego bakabivana muri kabashimire mwarakoze mwe mubona abantu bazana bakabwana uko bavuga Jihad ntacyo musabaho Jihad si umukobwa Jihad ni umutinganyi sindi umutinganyi ngo nzamuha azampa amafaranga Jihad ari umutinganyi nawe ubwo yaragucubise yaramaze tugere gato Uretse ntabwo twabonye video ariko umutinganyi se yaryamanye ibikorwa byabo nibyo bigaragaza aho bari uretse gato ibikorwa byabo se ubu ngubu aho wicaye tuzi uri gukora wagikobwa wowe manuka washyana wowe ntabwo ufite ijambo ni no gwaye ijambo ariko ubundi hano ko turi kuvugana n'abantu bafite amafaranga abadafite amafaranga n'abafite ibitekerezo ukaburanga ukiri ingimbi n'umwangavu umva icyo nakubwiraga nani wowe Janine bite nareka n'abandi bavuge ikintu mvuga ni iki ngiki siko bimeze ibijyaha byakozwe na Jihad byiboneza mu bantu nguyu Keza rano abantu bagiye kumurega namaze umwanya umwana gutana n'iyinga Keza ngo ajye kuvanamo ikirego sinageze no bimusabira no kuri platform azavanamo ikirego yiyunge na Jihad bari inshuti sibyo akavuga ati nansaba imbabazi nzimuhe so ikintu kiriho ni iki ngiki ibyaha bagomba abenshi kandi ndashimira ko ari abagenda babivanamo igihe cyo kuburana cy'iminsi 30 kizagera abantu bose barabaze kuvanamo ibirego Jihad azasohoga yemye atahe urukunyumva ibingibi turi kubivuga how many people they approach basi bakuvanamo ibirego muri ntuza muri system ni kimwe no kuba nawe yabyisabira n'ikindi none se kugusaba kukiwumva none se aragusabira amageragere ibi nibyo napfuye na Debeni ariko sarasabira amageragere gute ariko reka nkubaze ntibavuze ngo asurwa byibura yenda Kecho yarabivuze n'abantu 20 yabuze umuntu atuma yantumyeho nanga kujyayo ngewe esanse niwe nagubwiye ayingurire nago nayishyiramo nkajya kumureba wamba bari uzi ikintu bita umutima nama ariko nawe tuza hari igihe wenda azabatuma kandi ntabwo azi ko nimba yabatuma ushobora kwakira ubutumwa bwabo so oya reka kubwire Keza abikoze ariko yanabigerageza akavuga ati Keza uretse ko nta nubwo bisaba ko Keza yajya kuri gereza iyo bibaye ngombwa ko Keza umva kubwire Keza abyandika mu ibaruwa akavugana n'umwavoka nkuhereza akantu kamwe gusa yenda si byari ngombwa kuzana ikirego mahanga sibyo kwanza reka tunabyereke ubundi n'ubundi kamubwire Jihad ubwe yivugiye ngo nta mwavoka afite abajyaga kumuburanira ku ntuza bari iki byo mwagiye mubiri Godfather mu ijambo Janine reka nsubize Keza hano Keza urumva reka ngusubize kuri icyo kintu cy'abavoka urumva nyifiteho nosiyo kandi hagije urumva ntago Jihad yigeze yishakira umwavoka nta n'umwavoka yari afite pe urumva ni inshuti ziwe n'abavandimwe biwe bamutunguye abavoka babashyira hariya setu nawe ntabwo reka nkubaze Jani ibyo bintu turabivuga na inbox nta mpamvu kuko erega ubu ibintu byose bikiri mu iperereza reka nze nkubwire rero Keza umwana wanjye umva sheri ikintu nakubwira kimwe ndabizi urwariye indege urankunda uramuhemba bazikora ngira icyo mvuga kari ibyo ushaka undi mugabo uzagutera inda se tu reka twumve intuzi urankunda none se wamunkunda gute maze nkagusaba ikintu uzatandukana n'igise mwe kwa gutanga ozamuhemba bazi reka twakira igisetso yes murakoze kamere kuri Bosco ajya kwifasha ngo ubuyobozi ngo hari ubuyobozi budakora neza ngo niyo mpamvu yahunze igihugu noneho agashyiramo Brian na Bairene n'abande uyu mugabo we yahereye ku biganiro akora ibiganiro akora ntabwo ejo bundi yakoraga ibiganiro avuga ngo papa wa Jihad afungiye imageragere ngo namusangeyo none se kucyo aza hano akavuga ngo baramubeshyeye ngo ba Brian baramubeshyeye ngo afite se wabo ngo witwa nde ngo bamushyiraho intera hamwe ngo bamushyiraho ikingo kandi
ngo abe bari mu rwibutso we biganira akora yabaye nje akabiheraho bitoneka abanyarwanda buri munsi. Do you know how many times uyu mugabo anshyize mu biganiro bye ntavuga ntari kuri iyi mihanda, ariko akaza kampimbira abanza ahere mu biganiro bye akora, noneho yumva ukuntu atoneka abanyarwanda, yumve nawe ibyo avuga abandi ko nawe bashobora kumuvuga ibintu. Aragiye ati abantu bamvuzeho ibi niyo mpamvu nahunze, kandi we ubwe uvuze neza cyane. Uyu mugabo ahere ku biganiro bye atoneka abanyarwanda pepe kandi yarakabije. Noneho nahunge agenda ahunge kuko ibimuhungisha birava mu biganiro bye. Areke kwirizariza nahunge, kandi very soon muzamubona ibyo uyu mugabo duhereye hano iminota ingahe aje akinyuraguramo, muzareba ibye bigiye kugaragara, azigaragaza. Singiye kugira ibyo mvuga byinshi kuri uyu, ariko uyu mugabo aganira nabi mu biganiro byaba afite umujinya, arahubuka akarengera, akaba agitated, ukabona agiye gukubitana microphone ye aba afite, kuko ntabwo azi kwihandoringa anger management disorder afite. So uyu mugabo muzareba ibye, niwe winyuraguramo akavuga nabi, agafata abantu bose n'abatari ku mihanda bose akavanga agashyira mu biganiro bye, none nguwo yirutse yagiye. Ubu se kwiruka ukagenda no gufungwa byose si kimwe. Already you are in jail, aho wirukira ugahunga igihugu cyawe. You jailed your own self. So basically tuza ibiganiro ukora bikukozeho. Kanje kuri Emenyawe. Emenyawe yabaye umuhemu, kandi yahemuwe n'akantu kubusa gatoya cyane. Wabereye jihadi ndyarya Emenyawe, uraza urigaragaza. Wabereye jihadi ndyarya, waramuhemukiye, n'ubu baje kwigaragaza ko wamuhemukiye. Ntushobora kuvuga ngo jihadi ntazi umwana wawe, twese twaracontributinze amafaranga yo kujya kuguhemba kubera jihadi ari uduhuruje atujye guhemba Emenyawe, twese tukacontributinga. Jihadi akaza mu rugo rwawe ukadushimira muri kumwe na famille yawe n'umugore, none ukaba waje kuvuga ngo ntabwo azi umwana wawe twaraje kuguhemba because of jihad, kubera washakaga views. So Emenyawe wahemutse, ahubwo jihadi yabonye kuri umuhemu akugendera kure, aguha distance, umusaba n'imbabazi kugira ngo ube inshuti ye nk'uko abivuze ubisubiramo. Aranga jihadi yari yakubonyemo ubugome, none ubonye ngo ari mageragere, wagira ngo azagwayo, uje kumuta imihanda, kandi ejo bundi azagaruka mukora akazi kamwe. Emenyawe wabaye umuhemu. Keza Triski, hari ahantu nagukunze, nubwo mufitanye ibibazo wowe na jihadi, wajura ahagarara uravuga uti Emenyawe stop, ibi bintu sibyo. Bivuze ko Keza Triski yabaye umuntu, nubwo bafitanye ibibazo na jihadi, anytime byashobora gukemuka. At the moment wenda jihadi ntago arabona time yo kugusaba imbabazi, ariko ngiye nabonye kuri umuntu uri soft, nabonye kuri umuntu ufite umutima wa kimuntu, ko anytime ibibazo byakemuka. At the moment biracyari fresh, ariko ngiye nagukunze ukuntu wavuze. Emenyawe wahemutse, wakoranye na jihadi, but you were forcing the relationship. Jihadi yamaze kubona ko uri umuhemu, uri umwana mubi, none haraguhunga. Ubu ngubu kaburimo kugira umujinya kuko ataje ngo mwongere mwiyunge. Urangije uravuga ngo washatse kuba inshuti ya jihadi, aranga. Wese umuntu ushatse kugirira nabi koko wabute inshuti ye, ubona ari umuntu ushaka kukubera inshuti by force, kandi ubibona koko ko ari umugome. Jihadi icyo yakoze yaraguhunze, nicyo urimo kumuziza. So Emenyawe wibuke neza ko tukuzi, tutakuzi, ariko twaguhaye amafaranga baje kuguhemba kubera jihadi, none urazana ukamuhemukira. Wow, bizabagaruke, bizahora bibagaruka. Thanks. Thank you. Bombo clat. Ntabwo wamwibukije ko amuziza kubera ko yataye umugore we, bakaba ibyo ntabyo nzi, ariko yahemutse. Igihe navuze ibyo nzi, uyu mugabo twamumenye kubera jihadi. Ibyo ngenda bizi kubera ko jihadi ari ku ruhande rw'umugore we yataye, yatwaye umwana, niyo mpamvu.
Wow. Let me mute myself. yamenye yawe bwo Agabuze uyu rwango rwinshi. ya bintu ikintu gitangaje aho nabonye ari mu bantu ngo bagiye no kumusura aherutse gukora ikiganiro avuga ngo ngiye nagiye kwisurira Jihad narakibonye icyo kiganiro yavuze ibintu byinshi pe ariko akarenga akavuga ariya magambo mujye mutinya DJ Brian, how are you dear? Ariko mwatuzaniye DJ Brian akagira icyo avuga. That's crazy. Naho ubundi reka mbabwire Jihad mureba ngo afunzwe. Let me tell you something. Jihad afunzwe nkuko namwe mwese mwamutanze mu gihome mugafungwa. Remember most of you who goes there and celebrate, mwibuke neza ko ari mwebwe muvuye mu bihome kandi mwafunzwe muzi ko bafungwa muzi n'ibihome mwabimutanzemo. Now you every day celebrate mugafungura ama champagne mukajya hariya muga-celebratinga. Remember kari mwebwe mubanje mu gihome mwabanje mu gihome muga-celebratinga. Jihad ari mu gihome nk'abandi bose kandi azavayo. Nawe ntabwo arwanya n'igihugu. Mwibuke ko neza Jihad akorera igihugu. Mwibuke neza ko dufite amavideo ye hariya afasha abanyarwanda. Mwibuke neza ko Jihad ari hariya buri munsi mu cyunamo ahaguruka agahumuriza imitima y'abanyarwanda. Mubyibuke ibyo byose, mwibuke ko Jihad nibura tumuziho history yo gukorera igihugu. Ntabwo ameze nka bamwe na bamwe muva hano mugahunga ngo muhunze ngo leta irakora nayo mugashaka kwivamo. Mwabazivamo mwe. Jihad azagaruka very soon and very soon kandi mwese mwafunzwe mbere ye. Shame on you. Janine we Abe numvise ngo bamuheranye 32 miliyoni cyane baba we nabuze ati bwabo niba bafite amafaranga bari abantu bara bavuga bane uburetse gato gisese ntabwo namwumvishe sha nabaye bize gise Godfather ubu urashaka nsubiremo kweli? Oya nasubire mareka twumve Samusuri. Uraza kubyumva. Okay. Samusuri jabi. Arahari? Yego Lovelies. Mwanya no wawe. nari mpuzemo gake narimo Okay ngaho okay naba mutinze urazogaruka nuboneka. Reka dukomeze. Guys mwagiye muri galeri ya Godfather mukagira ibintu muvanamo byaba bibatwaye iki? So ati Jihad hano arakabya urumva. So ikintu kiriho ni iki ngiki gisetsa urimo kumva urabona nkawe tugeze kuri Jihad urukumva I can die. Ya urumva uretse gato wowe nkawe Jihad niyo Jihad na amasaha niyo hano ubwo yego wowe na Jihad niyo mpamvu mukoresha amaranga mutima turi kumwe. Ariko rero ikintu ngiye nashaka namwe ku bantu ba Jihad ba hafi uretse gato ntimukumva ko Jihad ni yasuze asura umusuzi uhumura nka perfume. Ako Godfather wagiye wiga imvugo nziza ko nibuka kuri imvugo nziza se ni iyihe mvugo ntari gukoresha ngiye kubabwiza ukuri ko mutajya mu ntega amatwi makenya bapfure byikisi. Jihad nuko ari shyashya icyo mvuga ni kimwe ni iki ngiki ntabwo Jihad ari shyashya kandi nta nubwo Jihad arimo bikurusha abandi. Ibi ngibi byo babwiye mushaka kunyumva Jihad kosa yakora ni nk'iryo ndi yakora wese urimo kunyumva. Ariko kuko Jihad aya masaha mwese bamwitaga abashu gendere muri comment hano urukunyumva ntabwo Jihad yigeze akora ibigize ibyaha kurusha abandi. Turi kumwe. Jihad aravuga nicyo azira. Jihad aravuga like aravuga n'umuntu uri out there arivugira ibyo abonye byose but he's not bad. Ariko nyine no kuvuga ibyo ubonye byose ukavuga ubupfapfa kuzi bigize ibyaha niyo mpamvu ari aho ari sibyo uko kuvuga nyine he's real though mujye mutandukanya abantu bari real n'abandi ari real gute ari real. So my question is Jihad are innocent? Well what would innocent? Ndi kukubaza winsubi no like any human being
ndikukubaza afite banze amakosa. numve No one is icyo perfect. nicyo njya mpfa namwe rero No one is uvuze perfect. ko uretse gato uvuze ko jihadi avuga unyumve ahangaha niyo najya numvuka namwe iyo mumaze kuzana Okay, amarangamutima nashaka kuvuga ngo ari real, he's just an open book. listen to my point Yeah. aha niho tumisinga point kandi twese nta wanga jihadi. But the problem you have muzana amarangamutima n'urukundo mukunda umuntu urimo kunyumva mugashaka kubihuza n'itegeko. Oh yeah. Sisi tukubyumvikana. To be real person urimo kunyumva, to be open heart, umuntu uvuga turi kumwe ntabwo ibyo ngibyo bivuze ko badashobora kunyerera ngo akore bigize icyaha bitamugize umunyabyaha cyangwa umwe wese ariko yanyerera nicyo ashatse kuvuga ngo difa. yego umwe rero wese yanyerera. uretse gato yanyereye agwa he? Godfa ko hano Yanyereye agwa mu bigize ntega amatwi yanyereye agwa he? Yanyereye agwa mu bigize icyaha. Ibi ngibi ntabwo bimufata turi kumwe ngo twumve ko ahindutse inyamaswa cyangwa ahindutse umuntu mubi muri sosiyete ngo abe ikibazo. Oya, ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu umuntu yamaze gufungwa igihe kigera agafungwa kandi agaruka muri sosiyete akongera agakomeza ubuzima, siko bimeze. Ntabwo aba yabaye igicibwa akagenda akajya hara mu igororero akagororwa akisubiraho akamenya ukuntu atwara ibintu mu murongo. Urukunyumva ntabwo abigize umuntu ikibi. Uravuze ngo ngewe ndi perfect. Yes, I'm not. Sinzi no tukubyumvikana. Ariyo mpamvu ngewe umuntu wese uhagarara akavuga ati jihadi ndamugumana nawe agaruke mu buzima busanzwe ava aho ari. Nuko ntabwo yakuze ibigi ntabwo yabaye igicibwa. Yes. Turi kujyana. So ibi ngibi rero nibijya mu buryo batwa Jesus Christ. Bombo clap ni mutabona. Reba hari. Ndenge se ngo wibuke gisetso bikore kandi uri muri Canada. Thank you Lily. Ese na cyo ariko riri nagereje TikTok universe yanjye. ikintu nashaka kubaza hano abantu bari ni abakunda nyine jihadi. Nanjye mu by'ukuri bwo natanze ikirego ntabwo mwanga sibyo ukumva, ariko ndashaka kubabaza mureke ngiye namwe tuganire sibyo. Ese gukunda umuntu nibyo pe, nanjye mfite abo nkunda nyine nanahagararaho uko nguko. Ese jihadi nubwo muvuga nta muntu uri perfect, mubona ibintu yakoraga hatari harimo sometimes kurengera? No, ndagusubiza. Can I answer there? Reka mbanze musubize. Reka nkubwire rero. Urumva? Ntago wavuga ngo umuntu hariya yararengereye kubera ko jihadi ntago ashobora kwikora ngo azavuge wowe Keza nta kintu wamukoreye. Uwo jihadi ni umuntu nzi for so many years. Urumva? Wowe numukomeretsa nawe azaza akoresha bwa buryo nyine bwo kugusubiza kugira ngo nawe ubyumve the way he feel it. Urumva? So ntago rero navuga ngo hariya ngo yararengereye kandi ntazi nawe ibyuba waramukoreye. Ntago jihadi yakwitora gutya ngo aze yatake Godfather nta kintu yamukoreye. No. Never. Neza cyane ko muri inshuti for so long sibyo. Nimba koko mwari inshuti kandi waranamukurikiranye muri ibi bintu byose sibyo, wambwira yenda yaba yarakubwiye namukoreye? Jihadi ntago ari wa muntu ujya hanze ngo avuge iby'abacuti biwe, nkuko nimba ari inshuti ya Janet ntago menya ngo amakuru ya Janet ntiganiriye na Janet ku giti kiwe ngo menye ngo Janet ngo yabwiye Jihadi bingo cyangwa no ntago wari Jihadi, never. Ibyo bihendoringa we ku giti kiwe. Urumva? Nshobora kubona ikiganiro nkavuga sha hariya ahantu wakomye byagenze bite. Urumva? Akakubwira ati genda urebe ikiganiro cyose ukirangize. That's uwo ni Jihad. Ntashobora kuguha amakuru. Yes. Mwifata icyo ndi gupfa namwe rero urukumva icyo mpfa namwe murashaka gufata Jihad mukamugira umutagatifu. No, ntabwo umugira umutagatifu. Uretse gato Amarangamutima. Godfa njyewe icyo nasubiza Keza icyo yabajije, ntureba ko Keza ari hano kuri iyi platform nyine avuga ko yahemukiwe, which I don't deny at all. Ushobora kuba yarahemukiwe wowe twanganira noneho.
hold on, yeah, ushobora kuba warahemukiwe kandi I'm not denying it, ariko wibuke ko from day one Jihad afunzwe ni wowe uza kuri iyi platform ukatubwira tukabyumva koko wahemukiwe. Given chance Jihad aje hano nawe akavuga kimarayo koko nkuko wimazeyo, dubishyize kuri weighing scale, do you think ko mutanganya cyangwa se tukabona hari undi wahemukiye undi nyine mufite ibyo mupfa byanyu mwembi? Niyo mpamvu navuze ngo you might be right, ariko Jihad nawe aje hano he might be right. Therefore njewe conclusion ya cyangwa my opinion, I will say given chance, when numvise kuvuga nk'umuntu pe ufite umuntu nk'umubyeyi, don't you think they can be another chance for forgiveness? Okay, reka mvuge mu Kinyarwanda ariko bose barabyumva. Reka mvuge mu Kinyarwanda, ntutekereza ko hari yindi chance yuko mwakwiyunga? Birahari pe, irahari. Right now it might be fresh, bishobora kuba bikiri fresh, bikikubabaje, ariko nagusabaga nk'umubyeyi n'ukuri uca inkoni zamba, n'ukuri uce like ngenda gusabye muziyunge pe. Thank you. Ibi ngibi nibyo reka nkubwire Jihad nani gisetsa. Okay, niyo nakwamagara Jihad wowe uri proud nta kibazo. Jihad no problem. Umva rero Jihad wasigaye mbakubwire. Ibi Godfather mvako. I'm telling you that none se ngiye kubizi ko nanuko. Umva rero Jihad n'abakunzi ba Jihad ikintu cyambere mugomba gukora mu bintu gukora je nibyo nabwiye n'abantu mu kintu cyambere tugomba gukora. Umva reka nanjye nishiremo kuko ngiyewe nemera ko ibyo Jihad ni iriya ngoma ye. Erega Jihad ni ibyo bambi be soft bambi I'm being soft ariko se wowe bitabyawe ikibazo rero uyu mubyeyi akoresha amaranga mutima. Okay, go ahead. Njewe nakamabwire mwese ibyo mwirirwamo. Nobody was saying the time kugira ngo Jihad ibihano bye byoroherwe cyangwa agerageze no gutabara muri mwese ratakeza. Wait a second. Urukunyumva? Wowe ibyo muri kuvuga mwatanze amafaranga mukora gutya nk'inshuti ze. Urimo kunyumva? Nakoresheje umudomo wanjye no kwinginga abantu. Urimo kunyumva? Kugira ngo abantu bavane ibirego muri byatangiwe Jihad. You have no idea. Really? You have no idea. Oh my God, did Oya, mwebwe you have no idea nubwo tumuntu ashaka kuvugira ibintu byose ntabwo byose bikorera kuri social media hano. Urimo kunyumva? Kuko Jihad aheruka kuri social media umunsi yaragifite umwanya wo kujya kuri kamera. Aya masaha ntabwo bishoboka. Urimo kunyumva? I take my time kureba mwebwe niba nkuko mubizi. Ko afite abantu benshi bamukurikirana. Kubera iki mwavuye muri babiri. Akari mwebwe mugenda mugakora group itarenze abantu batanu kugira ngo mushakire mu mutabari. Ntabwo rero tugomba kuzanga on public kugira ngo tuvuge ibintu biri gukorwa. But I try my best niba mutanabizi. Nibyo mukora byose I was ndeba buri kimwe. Impamvu nta yindi. Jihad ndatekereza aya masaha ibi ngibi byarabaye ku munota wa mbere. Ntabwo ngiye nifuza ko umuntu afungwa, ariko I know people can change. Je ntabwo nta kibazo mfite, ntabwo nta kibazo ngira na Jihad. Jihad si mwanga nabamwangira iki? Nguyu Ama-G The Black kuva ku munota wa mbere nta muntu numwe nigeze ngiye nifuza. Bro ntabwo muzi mubona umuntu ari kuzanga akavuga ndi mu bantu hano nzi ko ari igihe kizagira abantu bakantangira ubuhamya. Ndi mu bantu barwana intambara zo guhuza abantu bafitanye amakimbirane. Godfather keep on nukuri kandi hari igembe urimo benshi hano harimo abantu. Reka nze nkubwire ikintu kimwe. Harimo abantu bari bafite amafakiti yo gusenya ibikorwa by'abahanzi bakomeye. Ngahaguruka nkitambika kandi abahanzi babahemukiye ndababona. Nguyu hambo hano hasi arabizi. Amajoro naraye. Turi kumwe. So ibi bintu rero ku bantu batabizi ndi mu bantu hano bafashe umwanya muri iyi minsi yose ishize. Amagiro urukumva ndwana no kugira ngo abantu basabavuga ati Jihad mugerageze ndadiginga mugerageze muvane mu birego. You do that? What because you do it? How many people uzi bamaze kuvana ibirego bingana gute bamaze kuvana ibirego muri kubera Jihad? Jane ndabizi yarabikoze ya nukuri people they are here Christmas present yimbareho twaravuganye yarabikoze amaze gukora ibyo bintu abantu bazi nabyo narinzi no kuri Godfather kuko none se ko muzi ko abantu bose ibintu bicuruza ndabikora babwira nuko mamudakaje ntabwo ngende kwigamba kuvuga ngo umuntu ashobora kugira ariko icyo mpamya kimwe niki turi kumwe dukeneye societe iri mu showbiz. Jihad ntabwo mu bintu akora ibi gusa. Jihad ni umuntu ugenda hariya. Jihad amara abantu irungu
Jihad avuga karakazwe ko butinganya akoresha abantu baramukunda. Niyo mpamvu navuze ngo Jihad afungishijwe n'abagore ku mpande ebyiri. Yarezwe n'abagore yashumitse, yashutswe n'abagore benshi cyane bakunda ibiganiro bye bagendaga hariya yavuga ingoma. Je naraje hano nkina ibiganiro bya Jihad, aba YouTubers baragiye hano bazana kira kiganiro ngo Jihad ngo wazanye ngo kuvugiriza abantu ingoma. Ibi ngibi uyu Kafaranga avuga ngo yavuga bavugirije ingoma, ngo Jihad yazaniye abanyarwanda ngo kwavugiriza ingoma. Nafashe umwanya w'iminota myinshi cyane yo guplayinga video y'impamvu video ya mbere Jihad yakoze akora video y'ingoma, murabyibuka? Video yari sobanurira garagara Jihad yazanye karakagoma creativity agiye gukorera ura mubyeyi Lili, agiye kumukorana. He's an entertainer, guys. Urumva ko nyuma so ntabwo Jihad ibyo akora byose ari gukora ibintu bibi. People must understand Jihad, tukabigaragaza abantu bakabikora, tukavuga ati niba harabayeho kurengera twese turarengera. Turi kumwe? Yes. So niba Jihad washobora kuryoherwa na kamera, turi kumwe, akananirwa gukontrola nta binshakura nka Godfather ngo ushobora gukora ibigizi byaho. Ndabyirinda ndigengesera kuko ngiyewe ndavuga nti ibi ngibi social media ntabwo zigera inkurura. But remember Godfather ndahangaha urimo kunyumva, imodoka nshaka gutwara ndayitwara my friend, ntandukanye na Jihad urukuva abantu turi ntabwo ngiye kumwirataho. Urimo kunyumva, turi muri environment itandukanye. I can drive any kind need, nagenda hariya habe guri credit nkagenda nkayifata ngatwara imodoka nshaka, nagenda mfite ndi muri iyo situation nshobora gukora ibyo. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kunshuka ngo ngereje ngendere ku marangamutima y'umuntu. He drives a good car also though. He drives a good car kubera akazakora, ntabwo imodoka ntwaye driving iyo good car cause of this social media. Ntabwo imodoka ntwaye ngiye mfite ahantu n'izo social media my friend. By the way, kuba nafite n'imodoka ari mu mujyi wa Kigali. Rero twumvikana ikintu kimwe, ibi ngibi niba akazi ariko akora kandi akabona hariya audience kugira ngo imugane, ari uko ashyiramo izo creativity akagera akanyerera kugira ngo akazi kagende neza, ahangaha turavuga ngo sigaho. Emera ntabwo wakabaye wari kurangazwa na audience ngo wibagirwe inama wagiriwe n'umuvugizi wa RIB. Sina turi kubyumvikana, ariko tukavuga tuti ntabwo Jihad ibyo yakoze ari byo kumwicira cyangwa byo kumutwara amageragere kujya guherayo. Niyo mpamvu ngiye naravuze ni hehe ahangaho umuntu yajya, ni hehe umuntu yasabira ubufasha uyu mugabo. Ntabwo kwari kuza kuri social media guturagurika kandi ibirego birimo hariya. Niyo mwavuga mukagira mu 20 hano mukatendinga ama live yanyu akajya mu 20, ntabwo bivana ikirego muri RIB. Ikivana ikirego muri RIB ni ikiye kugira ngo yoroherezwe ikibazo cya ya mpano kuko ntabwo kizamuhama. Turi kumwe nuko tugomba hagomba kuvanwa bino birego. It's what I did, kuvana ibirego ngasaba abantu kuko ndi gusaba keza hano. Niba mu byukuri ibyo Jihad mubona ko atakoze ibi gusa mukamubona ko agomba can you wakavana mikirego agasigara rwana n'urwo ariho nubivanamo bikavanamo akabiri. This is what's amazing, icyo nicyo dukeneye. Size turi kubyumvikana, ntabwo Jihad yakoze ibi gusa, amara aba diaspora biriya bintu hano hamukunda, afite byinshi akora byiza. So the thing ikintu dushobora gukora nuko dushobora gukora muri possible bira birego bikavamo bimwe, kandi none reka none bisabe kumugaragaro. Niba mu bantu batangiye Jihad birego, mu byukuri ntabwo Jihad yakoze ibi gusa, Jihad hari benshi bakoze ibibi. Uyu wahunze ntabwo Jihad yaza gukora ibirenze agakora ibibi cyane, ntabwo ari kuguma mu gihugu, yari gutoroka ko atatorotse. Abakora ibibi bari gutoroka, abakora ibibi. Thank you very much. Yes. Ibi rero bivuze gutya, what we can say munyumve neza, mureke kuza Jihad hano ngo mumwambike ikamba nk'irya Miss Rwanda. Turi kumwe tuvuge ngo yaranyereye, uruma kunyumva like any other person. Umuntu wese yanyerera Godfather. Turi kumwe mureke kuza kumusiga amakamba mvuge ngo he's not a victim, arakekwaho ibyaha nibasanga ibi ngibi ndi kubona ngo kamaranga mutima. Tugerageze biriya byanjye ikintu kimwe mvuga ni biriya bya ariko Jihad ibintu byo byabishyize ku mugaragaro. Niba umuvugizi ari bavuga ko bamugerageje bikagenda kuriya, what we can do, let's seek for the second chance. Yes. Thank you. Yes. Let's seek for the second chance. Which way we can seek that second chance? Tunyura mu yihe nzira? Yes. Thank you, Godfather. To apologize is to those people who
sengi ko yabababaje Yes. tubasabe please help us uyu muvandimwe ibyabaye hari byiza akora turasaba ko ibi birego mwabivana muri ribu Yes, I agree. tuvaniremo nimubituvaniramo umuvandimwe yarahindutse ntabwo bizongera ukundi arafata umurongo wundi ibi ngibi nibyo dushobora kuvuga je niwe Godfather Godfather niyo nzira umva niyo nzira natangiye Godfather nanjye niyo mpamvu ngukunda. nico ndagukundira Godfather wowe ntabwo uhengama ugire ukuntu ariko nafite akabazo nshaka kubaza Keza mu mbabazi nyibarize Keza Ampaye I told you my Keza. nababwiza ukuri ariko Godfather watuzaniye riri pupe niyo yaturamutse abana. oya mureke jane mureke Ko mwanga kwaza. urimo kunyuma data riri kumiraho teki kumiraho umva ni hano mufite imitima imeze nk'insyo urano umubyeyi wifitiye umutima woroshye iyo ageze ahangaha emosiyo zikamufata ntabwo nkuzamura n'umuzamure Oya kuza kudusuhuza. oya kugusuhuza birenze kugeza ku 2000 nukuye kugusuhuza birenze ari kugukorera Ama-G The Black niwe muntu wahagaze ahangaha dusaba ubutabera nta kibazo nashaka niba Keza nukuri nanagufollowinze njyewe numvise kuri umwana mwiza pe. no reka Follow me back. yindira mu reka twumve umuntu umwe reka twumve Cedric akurikira Ama-G The Black Yes. kubahana Keza nashaka kuvugana nawe Musore ntiyavuze ariko yavuze ko ahuze come on yavuze ko ahuze ndaje mvuge mu kanya unga mike yawe Samusuri ese Samusuri nzapfa nzakira ni kimwe muri ibyo bizaterwa n'icyo uzahitamo mbere musaza nzahitamo gukira agapfi ngaho twagiye okay Cedric ijambo ni iryabaza Keza akurikira Samusuri yasubiye mu Rwanda we. umva nashaka kuvugana na Keza gato jewe ndabye Keza uno munsi nukuri Keza burya n'umuntu afite umutima w'ikigombe kandi yibuka Nabyumvise sha. urumva n'umuntu yibuka kandi amenya ko umuntu bigeze kugendana adashobora kureba ati reka ndabikibi cyonyene nibagire iciza twa twaragendanye wamanje ukigiza buhinja hirya nkaza kugarukaho nyuma Cedric please hano abantu 1200 ndagusabye thank you Ama-G The Black twagiye I'm sorry my brother I love you Ama-G The Black alizi Cedric cha kuntu byaranga uze kugaruka turagukeneye. Godfather nago uyu mwaka washira ntakubwije ukuri wa mugani wabwangatiwe Ego ubu Godfather niwe muntu ndakumanura yarambwiye ngo ntumanura ndazamuka umva ibintu ngiye kuvuga na bubi wese kudutuka urumva na Godfather ndashaka kumushimira mu bantu bari hano niwe muntu wampuje n'umuntu twari dufitanye inzigo imyaka 3 ishize aratubwira ati mwabicucu mwe nshaka ko mwiyunga mumbwira icyo mupfu aratwunga ndagushimira ko watwunze umwaka ugiye gushira tumeze neza ndagushimira my god aho wow ariko ubwo wakwikomeye amashyi Godfather ko nta yari muri telefone wakwikomeye amashyi nzi ko namara kuvuga ibi muri wite mu mpentare ariko byari bimaze igihe imyaka 3 bro ariko basigaye amamagara mu gitondo tukavugana tukishima ni byiza thank you brother ibyo ngibyo niko maybe wagiye birashimisha kubona aba legend cyangwa kubona umuntu nka Ama-G The Black Ama-G The Black rwose byarambabazaga njye singira byarambabazaga kubona Ama-G agenda imbere y'umuntu w'umuvandimwe wenzi basangiye akabisi n'agahiye abashenzi bafite amakamera cyangwa za YouTube bikagenda kuriya nuri n'abakagenda gaceceka by the way sibyo ariko when I see now abavandimwe nkabona Ama-G The Black ese mwaracyanye rwa rugendo mwararukoze Ama-G dufitanye ibindi bintu byinshi ariko ikintu ngushimira nuko ibintu byatunaniye wowe wabikoze ibyari byaratunaniye yagombaga kubikora kandi ni umutima wo kugira no kugira positive mind. I will thank you ndagushimira kuko nawe wabyumvishe ndashimira Melody ndamuvuze ariko se Godfather ndakubujije bro biranyereye ariko ndashimira umuvandimwe
twari twamumenye kare twari ndashimira umuvandimwe ko mwese muri imfura ndabakunda ariko Rwanda so kandi byagenze neza nihitiraga basi reka mpereza abandi bantu umwanya ndagushimira ko uri mu bantu nawe bagaragaje ko abantu bashobora ubutabera bwa ya mpano abubone turi kumwe abakoze icyaha babihanirwe. That is me Godfather. Ntabwo ngiyewe njya n'imboga ku itegeko. N'uyu munsi turi kuvugira Jihad tukavuga ati abantu bakure Keza ndagusabye kandi ndabigusabye nongeye mbigusabe reka nkubwize ukuri niba ari ubupfura cyangwa ikintu wabukoze n'igihano kizima nuko waguhemukiye niba uvuga ko yaguhemukiye wagera ukamaramo kiriya kirego no kuri kwimanuka babarira ni ibintu byiza kandi abizi kuri ubikore ibi ngibi Keza ni umuntu ufite umutima mwiza ntabwo urubwira ko aba Jihad pro bari kugushimira Godfather ukuntu umuhungu wawe yambwiye Keza twanamufollowinze for us back bambi nyine yaramamaye turaganira turavuga tutari ku bundi turi gupfa icyo tuzi ko twakibuze mumaze imyaka n'imyaka 3 kubikora ntabwo byantwaye n'amasaha 48 oya Toruriya ngo Keza baragushuka rata Keza ntawe utababarira ibintu byose ibintu bishobora kuba it's just ego ni ego no kugira no kwa misunderstanding Keza va kundya kimigira imitima mibi iryarya n'inyoko wakubyara uretse uvuze ngo iryarya n'inyoko utarakubwije ukuri ko wita satari wese kumane na zako ikunda abantu kuri nyiri kubabarira kubabarirwa abavandimwe nimukabicurike ntabwo wababarira umuntu utaragaragaza intambwe ya mbere ngo akwereke ko abishaka umva rwarundi narwo none se ntambwe ya mbere arayigaragariza muri riba arayigaragariza mu byenzacyaha arafunzwe arayigaragaza reka nguhe ubuhamya Godfather nguhe ubuhamya ubw'uko bigenda mbere y'uko ngewe mbabarirwa uwandeze kugira ngo ndahakatirwa bakansubikira nuko namusabye ko tubikemura ubundi akandika ibaruwa ivuga ko ibibazo birangiye kandi ko ibyo yari akeneye abibonye urumva n'abandi nkababwira nimugire gutya ndabikora kandi narabikoze narabirangije ntabwo rero Keza ari ufite intambwe yo gutera intambwe ngagenda abwira umuntu ngo ndashaka kukubabarira azabikora ntarabona time ariko iki kigabo nawe none se wowe wateye intambwe uretse gato wateye intambwe ushaka uwo muntu wawe yego nyine icyo wabikoze wamaze guhunga y'ibyo amageragero ko kwivugira nkubaze Godfather umva nkubaze uzi ikirego igihe cy'umutima Keza ukomeze rata mwivugiramo kamanda yarambabaje sheri ku mwana wanjye muretse gato reka ndangizanye na Samusuri mwivugiramo mwabagore mwe ndangizanye na Samusuri yego ngaho rangizanya nanjye wowe uzi igihe nagende n'igihe ikirego cyagiriyemo urabizi ibyo ngibyo urabizi umva nkubwire Samusuri umva uko bigenda hari ikintu utazi mujya mwitiranya ni byiza turi kumwe hari ikintu utari kumva Jihad ya masaha nta nubwo mu birego ari kuburana none aha harimo ibya Keza none se ariko se ceceka wumve uyu mugorwa babayiki watuje ukumva wanyumvisha hano gatoya ukareka kuguruka mbere yuko kamera amababa so nyumva neza wumve manzi unyumve neza ngusobanurire mbere yuko mujya mukoresha amarangamutima cyangwa mukagenda mujyanye ntabwo mu bikweza amasaha Jihad ntabwo ari kuburana na Keza Jihad arafunzwe ariko umuvugizi wa Libya yatubwiye ko hari ibindi byaha kandi muri ibyo byaha tuzi ko harimo n'icya Keza urukunyumva untega amatwi cyane icyo nkubwira ni iki ngiki bwana Samusuri ndakumva yahangaha reka kuvanga ibintu ndaguhereza urugero kuri ntuza kuri fata ku mavuta aya masaha Jihad ahantu ari urwandiko yakwandika uko rwaba rumeze kose urimo kunyumva ntabwo rushobora kugera kubo yarwandikiye rutanyuze mu nzego z'abamufite ntabwo Jihad ariwe wandika wanyumvise nabi ariko se wumve manzi utega amatwi wumve ibyo uri kuvuga ngo umunyamategeko we agende yandike turi kumwe uri kubyumva nabi byose reka mbisubiremo kugira ngo ubyumve ubone kunsubiza nakubwiye ngo iyo uwakureze
yemera ko ushobora gukemura ikibazo mwagiranye, urugero nkanjye nitanzeho urugero, umunyamategeko wawe we warezwe aragenda akamurega bakavugana, hanyuma ukamuha ibisabwa nawe akandika ibarwa, uwakureze akandika ibaruwa yandikira urukiko ko atagikurikiranye kubera ko ibyo mwapfaga mwabikemuye. Okay, urakoze cyane kuduha direction kandi buriya urakoze cyane. Umva ikiriho rero ni iki ngiki, turaza reka turavugana n'abanyamategeko ba jihadi begere umwe ku wundi tubasabe ko bavana mu ibirego kandi bazabikora. Murakoze cyane. Urakoze uduhaye umucyo. Ibyo ngibyo niba uko bikora ubona do that, kandi nashimira ababikoze tutabanje kubahereza umunyamategeko abanyamategeko. Ibi ngibi nuko ndumva ari sawa ubigenje neza.